bigaha Imana icumi. Urabona ko akundi iyo abantu bavuye mu gicuku batangiye guca, hari ukuntu nyine ubona abantu babyuka bazinduka birukanka mu mirimo, siko bimeze. Noneho mbona nari mpagaze kuri balkone ndimo ndeba ku muhanda wa kaburimbo abantu bahibuka. Noneho numva ko umwuka nganiriza. Haleluya. Umwuka w'Imana ni mwiza. Numva ko umwuka nganiriza arambwira ngo urimo urareba aba bantu nindabareba. Urimo urabona ukuntu bamwe barimo bamanuka berekera kwa Mushimire biruka, abandi bazamuka bagana Kimironko iri hejuru ya za Marine kuri Kiye no mu mujyi, ubwo ngubwo bari bagiye ku mujyi n'abandi mo n'ababo. Umwuka arambwira ngo aba bose urebe uyu mwete bafite, ibi byose barimo kwiruka inyuma, barimo barabibira mu mubiri. Ibibazinduye ni ibirebana n'umubiri, kandi Pawulo arandika aravuga ngo ubibira mu mubiri we ngo azasarura kubora. Ariko simvuze ngo musezero tuzi, hakenewe wisdom, hakenewe ubwenge bw'Imana. Ugashaka ibyo mubiri ariko ari ukugira nyine ngo ubone ukubaho. Byose igiteranyo cyawe bigaha Imana icumi.
abantu twataramanye ubushize murahari abo bantu bonyine nibarangura ibiganza turebe Yesu abamugisha cyane muri abantu beza hariho n'abandi birumvikana duhuye uyu munsi turabishimiye cyane turababonye turanezerewe ku bwanyu mwese rero twazinduwe n'igitaramo kandi uburyo tubareba turabona mumeze neza natwe turifuza kugira ngo dufatanye twese hamwe twibukiranye imirimo y'Imana tunezererwe Imana bidutware tuzasige murimo kunezerwa kuzageza ikindi gihe tuzagaruka muri Let's Worship Together niba 2027 sibyo cyangwa nta gahunda ihari haleluya rero Imana yo mu ijuru ihimbazwe Imana yo mu ijuru ihimbazwe nyiribihe urakwiriye nta mana isa nawe nta mana ihwanye nawe uri Imana igiye ihindura amateka uri Imana inyuranye ibihe uri Imana itameze nk'abantu kandi uri Imana ivuga bikaba himbazwe Yesu gira neza